Mwashimusoma ubundi wari kobwa mwashimusari akoso umbwi urinde uvuga ibyo uri nkande sakuja nase kumbe wariye kari ndwanye mesite punch bakisi bandakuru kurundo bashimusa umukunzi mambo vipi tera bimeze biteye tera aje gutabara sheri wa Hasanizo manza ari Hasanizo biyoberanyije byanze bikunze nge nabibonye taye nimwe ni atari we ni mwene wabo mwari ubundi aje gutabara ambaye mask yaje yari yari bimeze biteye ndi ndwaje umumwe warwo wundi avanye buretse umutari igice cy'abantu cyayo point siporo bodyguard wawe sheri wawe niwe wankize Hasanizo arambwiye ngo nzakurinde tugende vayo bose umuntu uje ni mubi baradukubise badukubitiye mu kadeyi byagenze bite boss ava waje ni mubaba yari nabagibura ko munsi ko nuzi ko bawuzwa na sheri wanyu bamutwaye bro sheri wanyu ko mungo boss n'umuntu wa boss niwe wari wishimutiye umukobwa yakunze boss agira umujinya bizo ngo bajyanye muramukazi we umukobwa muri umuntu wakunda yashimusa nabaginga bamujyanye mureba boss bamwita pasi gipara mubona ariko agapara bariho abandi bane bankurikira gendi turashaka turajana tse boss ngiye kwihorera umuginga arakubye bamushimutu yari niwera niwe ari mudusuku yari wajyasozo nana sheri yani cyakubwira uziko ibintu byose ari wewe mana ni wewe siniye siniye bivuze umuntu urenze simubizi se ko baraho bakaraga ifiriti zadunda gahanga banyweye boss bakubise muri umunawe n'abapampe bawo aje guhora umuntu bose basiga para mubi cyane bakubise petit frere bashimutura umukazana w'iwabo nagasuzuguro bamenyereye famille boss ibyegera petit frere famille yabyinjiyemo atarabirimo bakoze kosa gukora kuri petit frere bimeze biti yo karibu uhari bose mu gihe batamuye abanya asinziriza bagacanaho bose ni muri bazaga para akayishimutira umuntu wakubise muri umuna wanjye araza gukurikiye mubonereho tugende Bona suna bose ni mubi umusore wanjye kagasore ngo Hasanizo ndi kukabona karatambitse nkabona Hasanizo ari muri karitsiye kagiye kugera hafi nagakurikiye bose afite na maneko n'abakozi ba boss maneko iri kubaha amakuru Hasanizo ngiye kureba umwana wakayagaye disi kabwanutse kagenda kumbe wibyinisha utuntu twato na hato waye wakujiga ubundi wibyinisha shimuta inzererezi yitereteshwa nani kintu muhagaze umucanaho yamenyereye umuvandimwe wa boss
Solange ntabwo yitaba ba Solange bose ndakabatuye kano gafiri none hora ibintu byose bizagaraye wa amasuku mu nzu ni hasanizo kamutesheje umuntu kakagegera ngo ni hasanizo ubukangu kamugomesheje man kumbe hasanizo arengana ari gukubitwa we na sheri we inyicira sheri kamwamure mu muziki byamwara nta wundi wabishobora ibiki tutashobora kubitegera tereta mutanariye gusa hano se kwa hasanizo hasi yo kwa hasanizo kunari no mu batindi mbega akazu kenda kubagwira mama Solange aza guteza ingano kumbe disi hasanizo ari gukubitwa merewe nabi nawe ntabwo ari we bimeze bite mujye mubona kamaboko ataresha cyetu amaboko atareshya ntabwo yewe nashingira ko batindi nabashingira mutabona n'inkwano basinga kazi agahungu kamwe ni hasanizo ikindi kakishituye mu bwezo kuri umva madara bakire ni muri abantu bakire ni muri abantu bakire muri abantu koko ni muri abantu ndabizi dore kabure rw'irengero atemera ukundane na murumuna wanjye cyangwa se sheri wawe tumurangire tumureke sheri wanjye basi ndashyingira ngo na murumuna wawe ngaho tugende murumuna wanjye akurongore nyine ni Kinyarwanda mvuze simubizi kuko kurongora ari Kinyarwanda nyine amugira umugore kumbe wari waje